Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Miss Vanessa yashyingiwe. Miss Vanessa wabaye Miss mu mwaka wa 2015. Miss Vanessa rero akaba yashatse umugabo witwa Ngenzi David, ndetse uyu muhango ukaba wabereye mu murenge wa Kimironko, aho Miss Vanessa nabwo yambitswe impeta kugira ngo azabane n'uno mugabo wiwe. Aya ni amakuru nabagezagaho, ngewe nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Nka Miss Vanessa waruzwi nk'icyamamare cyangwa waruzwi nk'umuntu ukomeye cyane, ndetse abantu benshi byatangaye barumirwa ko ashatse umusore utazwi. Miss Vanessa yavugaga yuko azashaka umusitari, none biranze ashatswe n'umuntu utazi kwino mihanda. Ndetse Miss Vanessa yari umukobwa witonda mwiza cyane, abahungu benshi bakunda bagenda batandukanye, nkuko byigize kuvugwa yuko yigize gusambanwa muri Miss Rwanda, kwa kundi bajonjora aba Miss, ngo yigize gusambanwa ariko habura gatonya ngasambanwe, ntago byigize bigerwaho. Byatangajwe ko yasambanyijwe ariko ntago yigize akorerwa iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Nibwo uwo munyamakuru wabivugaga bamubajije impamvu yabivuze, avuga ngo rero yabyumvise gutyo, kirazira gutangaza inkuru y'igihuha cyangwa ukabwira abantu ibintu badakeneye kumva. Jya ubwira abantu ibintu bakeneye kumva kandi ibintu by'ukuri. Miss Vanessa rero akaba yashyize agapira hamwe, akaba agiye kurushinga. Miss Vanessa uyu musore bakundanye afite imyaka 28, ndetse aciye imyaka 3 bakundana, uno mwaka wari uwa 4, ndetse bigize gukundanaho baratandukana, none agarutse bahita basubirana, bahita barushaka. Bivuge ngo urukundo ntago rwinginga, urukundo ntago ruhatiriza, urukundo rujyaho rushaka. Uwawe nahajya n'ubundi, washatse kugenda aragenda. Umuntu nazagutera ubwoba ngo aragukunda, narangiza avuge ngo ndakwanga, ubwo ngubwo ngo azaba atari uwawe Imana yakugeneye. Uzategereze uwawe aze. No kuvuga ngo iby'Imana bijya uwarambiwe, uwarambije yatashye. Miss Rwanda yemeye gutegereza, ariko none ndebera ibibaye, ndetse icyifuzo cyiwe Imana ibashe kugisubiza. Uyu musore barakundanaga nk'ubwa Juliette na Romeo, bakundanaga nka Juliette na Romeo, none Imana irabikoze, irongeye irabahuje. Iyi yari incamake y'amakuru, reka mbaramburira amakuru. Itariki 13 umwaka wa 2025, ndetse aho Miss Vanessa wambikagwa impeta ndetse agatera igikumwe. Miss Vanessa biragaragara yuko agiye gushinga urwiwe. Miss Vanessa mbega Miss Vanessa arazwi yuko azashakwa n'umusitari, kubera yuko yabaga ari kumwe n'abasitari, yifotozanya n'abasitari, ari byacitse. Ntabwo namwe mwarayibonaga ku mafoto ku nkoranyambaga zitandukanye, ntago ari ibintu ndi kwihimbira, ni ibintu ndi kubabwira namwe mwiboneye. Ngaho ba Kenisoro, ngaho ba Bushari, ngaho ba Krisizi, ngabo bande abo basitari nyine baba legend, ngaho ba Kalifani, ewana bavuga ati ndetse Miss Vanessa kabisa azashakwa n'umusitari. Birangiye Miss Vanessa atunguye abantu benshi, ashakwa n'umuntu batazi cyane, kubera ko n'ubundi ko Miss Vanessa we yaraziranye n'uno musore. Uyu musore aza kujya kwiga hanze, baratandukana ndetse bagenda batonganyeho gakeya, ariko agarutse bahita barwubaka barushinga. Miss Vanessa ugira urugo rwiza, kandi Imana iguhereze umugisha mu rugo rwawe. Bano mukurikiranye Kidasamura Movie, nongeye kubashimira mbabwira ngo mwarakoze cyane kudushyigikira, mwarakoze cyane. So turabashimira rero ku munga zanyu, support mugenda mudutera, natwe amakuru azajya agera hanze tuzajya twita tuyababwira kugira ngo mumenyere amakuru ku gihe. Abantu benshi ntago bari bazi Miss Vanessa, ariko Miss Vanessa ndaza kubashyiraho amafoto yiwe muyarebe kuri Kidasamura Movie. Na amafoto byiwe na video nakoresheje, kubera yuko amafoto na video babigize copyright kubikoresha kuri video, niyo mpamvu ntigize nshyiraho amafoto yabo, ariko ndaza kuyashyiraho nyabereke. Nanze copyright ko ino video YouTube yayisiba, kubera yuko bashyize hanze yuko buriya YouTube igira amabwiriza menshi kandi akakaye. Niyo mpamvu amafoto yabo cyangwa amavideo ntago byari ngombwa ko nyashyiraho, kubera ko bayagize copyright.
ni ibintu by'abasitari, urabizi ko umukobwa ari umusitari ahembwa na YouTube. Imana ibarinde, ibaha ubuzima buzira umuze, ibaha amafaranga ndetse ibaha ibindi bitandukanye n'ibindi, icyo mwifuza Imana igikore. Ciao ciao.